Mwongeye kwirirwa muze. Muri neza. Twagira rero ngo twabasuye nk'umuntu w'umusaza umaze imyaka myinshi wo muri inkambi yacu ya Mahama kugira ngo tukubaze ese nk'abantu babaye imyaka myinshi mu gihugu cya Kongo ubu ngubu kikaba umujyi wa Goma wafashwe na M23 ndetse n'uwa Bukavu kugira ngo tubabaze ese umuyobozi uherutse gushyirwaho na AFCM M23 witwa Bahati Erasto ni muntu ki wabumuzi hari icyo wamutubwiraho se wabuze ababyeyi bese akomoka he mwabitubwira reka turaho umwanya mu dusobanurira muri make icyo muziho nuko ise yatuye hari Busumba Busumba unyuze Gicanga yego ariko ko yarwanyuruga intambara ikomeye se ari kurwanira abatutsi ngo badapfa na Gasheri na mukuru we witwa Gakeri nuriya murumuna we wabaye guverineri abo ngabo bantu nabarwana cyaka icyo mbaze gukora abarwana cyaka cyane nuko ari abantu bitwa Rutica umugambi kandi barwanira ukuri barwanira kugira ngo natwe tugire amahoro kuko hariya barabafashe ngo babavange mu ngabo za Kongo ariko baranga kibajya mu ngabo za Kongo kibajya mu matiku ya Kongo bariyemeza basubira mu ishyamba babana na nuriya General Makenga babiyungiye mu ishyamba bakora byose bari hamwe bageze igihe baba hamwe kugeza n'ubu baracyari hamwe abo ngabo nta kintu twabavugaho kuko n'abarwana cyaka bakomeye none ikizere nkuru y'ubushize twaganiye utubwira yuko ise ari umuntu wabashije guhaguruka ari notable ukomeye muri Nord Kivu aza mu nkambi ya Kiziba aganira n'ubuyobozi bw'inkambi ya Kiziba abashishikariza gutaha ese mu by'ukuri ibyo byakozwe na se hari ikizere mwamufite yuko uyu muhungu wagizwe guverineri wa Nord Kivu hari ibyo wenda hari ikizere cyuko azashyira imbaraga mu kwa mwataha nk'impunzi zimaze imyaka myinshi mu buhungiro icyizere twashyiraho nuko yiyamamaje kugira ngo abe depite abadepite ko tuzi ibikorwa byiza byo yadukoreye turamutora twese turi benshi cyane ngira ngo n'inkambi zose ziramutora zitereza amatike ziya kumutora ariko kuko bangaga ururimi rwa Kinyarwanda amazina ye barayisha bayakuramo bashyiraho undi none ubu ngubu ntiyabaye depite ariko ubu ngubu birangiye abaye guverineri none icyo nakubazaga nti se ikizere mufite nk'abantu bari mu nkambi bamaze imyaka myinshi cyo gutaha kuri we kingana gite ese bitewe n'ibikorwa wenda yakoze cyangwa se umubyeyi we yakoze murumva hari ikizere cyinshi cy'uko azashyira imbaraga mu kuba mwazagaruka ahantu mwari mutuye muri butaka bwo muri Nord Kivu icyo navugaho ni uko bari kurwanira ukuri kandi bakarwana bavuga ngo bashaka gucyura impunzi ngo rero ntabwo navuga ngo wenda nabijyaho kure uko se yatugiriye neza afatanyije n'Imana niba nawe umutima we ari nk'uwa se twizeye ko yazaza no kudusura tugataha hari ikiganiro cyiza yigeze agira ari Mushaki igihe M23 yafashe umujyi wa Mushaki yaravuze ngo intamba kurwanya ubwoko no kurwanya Imana kuko nta muntu wahisemo ubwoko avukamo ese ririya jambo niba wararyumvisheho nawe ryaciye ku mbuga nkoranyambaga nyinshi ririya jambo ubona atari ijambo rimuha uburenganzira bwo kuba mwagira ikizere kinini cy'uko intambara ari kurwana n'ubundi azabacyura tugitangira kuvuka mu babyeyi bacu bajyaga baca umugani mu Kinyarwanda ngo imfizi ibyara uko ibyagiye ni ukuvuga umutima wa se niwo bakurikije iyo batawukurikiza ntibaba baremeye kujya mu ishyamba bagiye mu ishyamba kubera bazi umutima wa se n'ibyo yakoze kandi bazi yuko n'abatutsi babaye inka basangira amata abo ngabo ni ukuvuga ngo nta bindi bintu twavuga ngo twabishyiramo amagambo menshi tuzi yuko umutima wa se ariwo bakuranye kandi icyizere muragifite kandi icyizere turagifite nuriya visi we azi ukuntu ubuhunzi buryana
uriya Willy watubwira ku mateka ye make, hari ubwo waba umuzi? Willy nawe Imana imuhe umugisha. Yego. Uriya yabaye impunzi mu nkambi ya Byumba. Yego. Umenya barabaga muri quartier ya 4 uko mbikeka, nawe umushoferi Byumba wa ambulance. Yego. Ariko kubera inkambi yamuriye, inkambi iramu ariko nubwo yamuriye yize amashuri, kuko tutagira u Rwanda rw'amahoro, duhera umuperezida w'u Rwanda ufite amahoro, uduhagarikiye, uturwanira intambara hirya no hino. Nibyo kurya ntabwo twari kubibona, n'amazi yo kuba twari kuyabona, ariko ajya agendana n'Imana, Imana imuhe umugisha. Perezida Kagame Imana imuhe umugisha, yakoze byinshi cyane. Ni ukuvuga rero yigishije abana, nuriya Willy nawe yarize yigira mu nkambi, yumva ukuntu inkambi iryana, aragendagerayo, amaze kugerayo nawe ntiyibagirwa abo yasize inyuma. Imana imuhe umugisha kugira ngo atereze indege kuza kugira ngo nawe ageze mu rugamba. Abandi barahezeyo, abandi bakiri hano mu nkambi bakaruye amaso ngo barajya buraya. Ni ukuvuga ngo uriya nawe Imana imuhe umugisha, twizeye ko tuzataha. Murakoze cyane rwose. Muzareka tugushimire rero kuri iki kiganiro duhaye uyu munsi, Imana imuhe umugisha. Murakoze cyane. Muzehe rero fata mu nda, n'ubundi turagarutse kuri uyu munsi ngo twongere tugirane ikiganiro nk'uko twagiranye ibiganiro bushize. Ubwo turagira ngo muri make tuganire ku mateka yawe. Ese muzehe fata mu nda ni muntu ki? Ese amazina yawe ari mu bitabo ni ayahe? Urabidusobanura neza, utubwire n'aho wavukiye, ndetse utubwire n'ubuzima bwawe kuva uvuka kugeza kuri iyi myaka 40 hafi. Twasanze ufite hafi imyaka 69 70. Watubwira mu by'ukuri. Murakoze cyane, Imana imuhe umugisha. Yego. Ngewe amateka yanjye ko navukira vukiye Gatanga, ariko batangiye gutsembatsemba basokuru, papa arahunga azigoma. Ageze igoma dusigayo, nabasanga intambara n'ubundi yaragose, aribo bari kuyoboha abantu mu mazi, bari kwica abantu na Kanyarwanda musangayo. Ariko nyuma aza kugaruka adusangayo. Adusanzeyo aratuvana 1969 ngo hari mwabonye na rese passe twagiyeho, ndacyayibitse ndayifite. 1969 iyi kashe ni ya Gasabuvu, iyi kashe ni ya Rumumba. Ni ya Rumumba icyo gihe. Iyi kashe ni ya Rumumba, ntabwo muri Kongo bari bagira kashe. Ni tariki 9 z'ukwa 7 69. Iyi kashe ni ya Rumumba. Ntabwo muri Kongo bari bagira kashe. Bakoreshaga ya Rumumba. Kugeza n'ubu baracyakora kashe ya Rumumba, kubera bazanye independence. Yego. Bwo tugeze Igoma, turahaba tuba ku Mugunga, tubagira ikibanza. Ariko biri ututumba bya Magirivili tuba tugera tujya Masisi duhungirayo. Yego. Tugezeyo dufata ikibanza hariya mu Bihambwe. Gufata ikibanza mu Bihambwe. Dusobanura neza mu Bihambwe. Hariho Bihambwe yo ku isoko, Bihambwe y'Imema, gutyo muri utwo duce twaho. Mbese ntihara ku isoko. Hariya isoko riri. Yego. Wari umurima wanjye. Wari umurima ubahaye papa, umwami Karina ya umuhaye. Yego. Turagenda tuhatema, hari isovu turayihinga, turakomeza turahaba. Nyuma yaho hari urenze ku kiraro neza. Hari urenze ku kiraro aho Mumba imanukiye, ukagenda kwibarabara rigiye, bigatamba ukagera ku Kagezi hirya, hamwe no kwa kuriya mu Gabokaniziyo. Twaba tugabaniye aho ngaho mu mugezi, bakareze batuye hakurya nazo tutuye hano hakuno. Wari utuye hirya ku gasozi k'irya iwacu ni umudamu witwaga Zabera, afite n'umukobwa mu Rubaya witwa Kandida. Ubwo rero tumaze gutura aho ngaho, turahaba bimera neza. Ubwo ni muri ya myaka 72. 72 78. 72 kugeza 78. 78 niho uriya mwami witwa Karinda yaje mu modoka zo muri sake zirwa zinyerera z'abakomeresa, ngo ni mbahereze aho ngaho bashyira isoko ngo ngiye bazaje kumpa handi. Ngo ni isoko ry'Rubaya? Ni isoko ryo bavanye Rubaya, kuko isoko ryo ryatangiriye Rubaya. Nabo bazampa handi,
bavuze ngo bazampa ahandi. Ese bazaguha ingurane? Bazampa ingurane. Ubwo ni mu mwaka wa 72. 78. 78. Ngo bazampa ingurane. Ubwo rero hari umugabo witwa Sebasore wo mama yari yahaye ikibanza, na n'undi witwa mwene umugabo witwa Simoni, abaha ikibanza tutabizi, bamuhaye inzoga, kuko ntabwo twari tubazi, twabonaga umuntu ari nkunda, ariho haba ikibanza aba muri Magrife. Ubu rero bamaze kumva yuko umwami azaduha umurima ahandi, ntabwo byabashimishije. Baba ni Sebasore batahira kuduhiga, bayakuzana umujura witwa Mayere, araduhiga ashaka kutwica. Baza witwa Gasamagera, araduhiga ngo ashaka kutwica. Ubu turatongera turahunga tugiye Kibabi. Tugiye Kibabi mbona bikomeye. Ni parcelle nani mfite, ndazanye umuntu witwa Ntwanikuru. Aho ngaho imbere mpahereza Ntwanikuru, arahubaka akayazana izawa zivanye Masisi, azipimira aho ngaho. Ahandi mbahereza umugabo witwa Sarumu, kure bazamburanire umwami, bampereze indi ngurane y'umurima wanjye, kuko Sarumu yari umuntu uziranye n'umwami kandi yari umuntu ufite amafaranga. Sarumu none haragenda abimbariza, amaze kubimbariza, nyuma umwami aravuga ati nta ngurane wangiye kuguha, ahubwo byiza ngiye kubwira abakomereza bose baguha amafaranga ugende ujye kugura ahandi. Wa mugabo umwene wa Simoni witwa Sebasore bumvise bazampa amafaranga, noneho babisaramo sokumbiga bashaka kunyica. Ubwo bibangiye nkajya nza gacumbika mu Sarumu kugira ngo mazeho bigeze. Sarumu nawe afite umusozi mu ruguru muri nteko, bashabira ngo bahumwake, kandi ari mu kwabo kuva kera. Baragenda bajya gufata, bazana umusirikare wo mu Rwanda yari afite se witwa Nduhira Bitotsi. Ubwo ari mu Rwanda ku gihe cya Habyarimana. Umwuga wose Basore n'uwo mwene wa Simoni bayaguzana umusirikare wo mu Rwanda. Ariko yabaga mu Rwanda isatuye aho ngaho mu musozi wo muri nteko. Zitwa Nduhira Bitotsi. Araza hageze hari nijoro, aje kwica Sarumu, aradusanga mu nzu, adusanze mu nzu aravuga ngo kano mugashyire mu mufuka ngo ntacyo karo kazakora, ngo dushaka kwica uriya umuburanira akaburanira n'imirima yacu ari muri nteko. Ngiye banshyira mu mufuka munini, bahirika hasi. Bamaze guhirika hasi, umugore bagiye kumwica, atanga amafaranga yari afite amafaranga menshi yo mukomeresa, baramureka bagenda bajya hanze. Baragenda bageze hanze, imbwa irabakurikira, barera sirapfa. Ubu igitambo cyacu. Kuva icyo gihe rero umugore wa Sarumu ahungira mu Isake, nanjye nta mafaranga nari mfite, ndahunga ndirukanka nkayamba igendera mu birere. Nuko byangendekeye. Ubwo wabaga Kibabi kugeza ihe intambara zabereye, uhungira mu Rwanda nk'abandi? Mpungira mu Rwanda nk'abandi, mbatswe mu gikuru cy'Igasembe. Ariko ko batubwiraga ko wari umushoferi, byagenze bitunga, ubu ntabwo gishoboye, ntabwo bimeze ute? N'ubundi ni umushoferi. Wize gutwara imodoka mu he mwaka? Nize gutwara imodoka mu 1982. Ni kera cyane. Muri Kongo? Aho ni muri Kongo? Aho ni muri Kongo, niho napakiza ibishyimbo i Masisi. Ariko ubwo mwari mutuye Kibabi, kuko ndumva ni nyuma yaho ko babirukana muri uwo murimo. Buriya namenye imodoka ndaho Kibabi mu Bikuyu, ko nageze aho njya kuba umushoferi wo mugabo witwa Fupi w'ikinigi witwa mwene yitwa Rutwe. Ubwo babonye ndi gukora neza, ubwo banyigisha imodoka. Urakoze cyane rero muzereka tugushimire. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Nawe wakoze cyane kuduha umwanya wawe. Kandi namwe ho mugiye hose mujye mutuvuganira. Kandi icyo mbasabiye gusa ni ukuvuga ngo mugire urugendo rwiza, Imana izabarinde, namwe mujye mutuvuganira. Murakoze cyane, tuhari ku bwanyu. Amen.